umugabo wanjye ntawe yatabarutse n'igihe wamubwiye nti genda ujye iwanyu mvire mu bana mu gihe utabaha amahoro wasinze ngiye wirukana umugabo nirerero abana none se yavaga gusinda agafata abana agakubita nta kintu na kimwe abahaye atanabahahira ntabwo yahahaga nibyo nahaga ari igihe nahaga umuceri nankigira amafaranga agafata umufuka w'umuceri akagurisha ibaze urumva wa mugano ndavuga naho kugira ngo uzanyicishirize abana banjye inzara ejo bazabona njya gufunguza kandi mu gihe kidakwiye bareke mbirerere menye uko bakuru birumvikana ubu abiwabo se cyangwa ari mu ruhengeri ngewe dore impamvu mvuga ko abana ari beza nigeze ndwara umusonga narara ku gasozi pe ubwo nararaga ingange imbeho yarankubise imbeho imaze kunkubita umusonga uraza abana baraza bankuraho nari ndi mu gihuru ndwaye ndembye batanze amafaranga 90,000 Kibagabaga abana baramvuza ndakira ari abana bawe wabyara ari abana banjye nabyaye rwose none se wararaga muri icyo gihuru wabuze gukodesha inzu nari nabuze gukodesha inzu rwose pe bansohoye mu nzu nari maze amezi 3 ntishyura uragenda ujya kuba hanze kuvuga ngo rikane kurushya nyiri inzu nkajya nirarira ingange urumva ko icyo gihe nyine yari bwa buzima bubi 42 ko mbona ushaje se ndashaje kubera ubuzima bukeya nagiye mpura nabwo nagenda mbyara abana nkabarera ubumwe nkishyura ishuri nkishyura inzu ibyo birankoroniza nyine nuko nta kundi ntago mpari kano kanya hari ahantu bari baturangiye umukecuru uryama mu kinani kano kanya we tugiye kureba sawa turavugana nongeye kubasuhuza bakunzi batuza official nkuko mubizi rero ngewe ndi Diane nkomeza mbabwira ngo aho muherereye hose ndabakunda kandi Imana ijye baba hafi ijye bahereza umugisha mu byo mukora mwebwe mwakoze subscribe rero ndabashimiye cyane wowe utarayikora gerageza nawe uyikore ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku wundi kandi no dukurikirana umunsi ku wundi uri w'ingenzi kuri twebwe akanya nkuko mubibona rero ngewe ndi Diane ko nabibabwiye ariko ngewe ntago ndi jyenyine ndi kumwe n'umubyeyi umumama mukuru nta muntu uvuga umuntu mukuru reka nawe yivuge ni kare tugahe kare rero murabona abanyenda bemera cyane n'abakunda kuntu mbakunda kuba mungirije nta n'ubyo nyine gusa ndumva mbashije kwishima cyane mbabonye ndishimye mumvugishe ndishimye Imana ibaha umugisha ibaha amafaranga n'amadolari menshi cyane basaba umugisha ku Mana yego urakoze none se amazina yitwa nitwa Mukantwari Eustokia Mukantwari Eustokia Mukantwari amakuru yawe se uba muri quartier ese bimeze gute ndaho mba muri quartier ya Nyagatovu muri quartier ya Nyagatovu yego niho tugusanze tubonye ugenda ese ubuzima bwawe ndabona uri umumama ukuze ese ubuzima bw'iyi mihanda bwifashe bute shani buke cyane kuri giye rwose nta kigenda ubusukora kahe akazi kanje no ubuzunzi bwanjye ntacyo nkuramo kuzunga ni igiki wowe dukurikiye kuzungura no gushakisha nyine imibereho ndi kubona umufuka hano imbere yanjye umufuka rero n'ujyamo harimo ibiki subu aha harimo amacupa reka nyakwereka amacupa se niyo ugenda niyo bazungu amacupa yangufu yabakene nyine dore rimwe ngira ndabona ari yayandi avamo inzoga yose si bya bindi byita inzoga nyama yagagura 10 agura 10 harimo inzoga se cyangwa ari no ryonyine harimo inzoga rigura 5 ubu ngubu uraritora ukagenda bakaguha igiceri cy'icumi mana yanjye ubwo nibwo buzima yesu we akabigaseka nk'akeza ariko mubyeyi ihangane ubona mubyeyi nkawe ugeze muri iki kigero ugenda ngo uratora amacupa uzunga nukuri birababaje cyane ariko haracyari icyizere buriya iyo umuntu agihumeka haba hakiri icyizere Imana ibigufiteho umugambi nabeshya se ntabwo ubeshya rwose pe buryo mu byose nkavuga isengesho ngenda niyameniye ko yenda ndibona icyo kurya yego kandi ikindi iyo numva nk'abana banjye nkuko muriho neza muhumeka umwuka mwiza mba numva nishimye cyane ni byiza cyane none se mama uravuga ngo uri umuzunzi utora ayo macupa ni byiza cyane muri akazi kagutunze kaba kagutunze ariko nanone nk'umumama nkawe aho ugeze ko ndabona ese utabeshye ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka 42 42
ko mbona ushaje se? ndashaje kubera ubuzima bukeya nagiye mpura nabwo. Nagenda mbyara abana nkabarera ubumwe, nkishyura ishuri, nkishyura inzu, ibyo birankoroniza nyine nuko nta kundi. Ni ukuri wihangane cyane, imyaka 42 kuri wowe iracyari imyaka mike cyane. Ubu tuvugana na kano kanya wabyara, ariko nyine ntago wabyara waracuze se? Dore impamvu ntabyara, nabashije kurera jyenyine muri ubwo buzima bwo kurera abana batatu ndi ubumwe, ntacyo nasubiza kindi, ngomba kureka. Oya, ugomba kureka ukareba rabushoboye. None se mu buzima busanzwe utoya ayo macupa basi se uratuye urakodesha? Ndakodesha. Urakodesha muri umujyi wa Kigali, ari byo bigutunze nabo bana batatu? Mana yanjye, Imana igiturengera mwa bantu mwebwe mubayeho neza. Ntago hari abantu bataba bazi ko iyi si imeze, baba bazi ko nyine ari ukurya umuntu akiryamira, bataba bazi indushyi zibereyeho. Uteka yuko hari ukureba mu kubera ubuzima bwiza arimo kumva ko ari muri paradizo. Birashoboka cyane, ariko ari mwisi. Ariko abanyarwanda baracyafite umutima wa kimuntu. Ikintu nkundira mu Rwanda, iyo babonye umuntu nkawe umeze gutya bihutira kumufasha, bakaba bamuha igishoro akaba mu buzima bubi arimo. Ndakeka ko nawe udukurikiranye ufite umutima w'urukundo. Ni ukuri uno mubyeyi harya mbwe witwa Mukantwari Eustokia. Ni ukuri ufite umutima wa kimuntu, ni ukuri nawe ufite ikintu wamufasha kandi Imana yaguha umugisha. None se muri abo bana bawe bose bariga? Umwe yavuyemo ashaka umugabo, undi nawe arakora. Urumva ko Imana yaguhaye umugisha, ufite umwuzukuru? Maze kugira amezi 9. Ko mana Imana yaguhaye umugisha, ni ukuri ni byiza. Nkunda kutambuka hano nkakubona gutyo nyine uri muri ibyo, ariko nkavuga uyu mubyeyi mfite amatsiko yo kuzamuvugisha. Imana ishimwe ko nyine nkuvugishije. Imana iguha icyubahiro rwose pe. Ni ukuri Imana iguha icyubahiro n'abagenzi bawe, Imana ibaha icyubahiro, ibarinde bakomeze babe beza gutya. Ni ukuri ndabyumva. None se muri iyi si cyangwa muri iki gihe hari abantu benshi bakubitwa n'ubuzima, cyane nk'abamama nkawe, cyangwa wenda abana abakiri batoya bari nko mu myaka 30 cyangwa 20 n'ingahe babyaye, ugasanga bishoye mu buraya. Ntago hari n'abantu babindaya mu ngana bakagenda bakagira bitewe n'ubuzima. Kandi ariko wowe wanambye ku bana bawe, uravuga ati nzajya nemera njye kuzunga ntora ayo macupa babona icyo kurya. Abantu nk'abo ngabo, abakobwa nk'abo cyangwa abamama nk'abo, cyangwa bagata nk'abana babo, ese abo bantu bavuga iki? Abo bantu ukuntu nabavuga ni ubugoryi, kugira ngo ujye kwita amezi 9, nurangiza ufata umwana umutange, cyangwa urebe ahantu ukuntu wagenda ujye kajya mu buraya, ugasigwa nk'umwana mu nzu ukajya mu bagabo gutyo. Ntago ari byiza. Ntago ari byiza. Uremera ukabanamba ku bana bawe, bakigira ejuru bagakura. Cyagiye bakuze nibwo ntacyo bakumarira, ariko baba bazi ko bafite nyina isaha n'isaha. Erega buriya umwana niyo ntacyo yakumarira uko byagenda uko ariko kose, ariko abagufite buriya niyo warwara umwana ntiyabura n'igihumbi akunagira. Ntago kibura. Kuko aravuga ati mama uko byagenda uko kose yanambyeho cyane. Dore impamvu mvuga ko abana ari beza, nigeze ndwara umusonga narara ku gasozi pe. Ubwo nararaga inganje, imbeho yarankubise, imbeho imaze kunkubita umusonga uraza. Abana baraza bankuraho nari ndi mu gihuru, ndwaye ndembye. Batanze amafaranga 90 Kibagabaga, abana baramvuza ndakira. Ari abana bawe wabyara? Ari abana banjye nabyaye rwose. None se wararaga muri icyo gihuru wabuze gukodesha inzu? Nari nabuze gukodesha inzu rwose pe. Bansohoye mu nzu nari maze amezi 3 ntishyura. Uragenda ujya kuba hanze? Mpitamo kuvuga ngo rikane kurushya nyiri inzu, nkajya nirarira inganje. Urumva ko icyo gihe nyine yari bwa buzima bubi. Wa muntu wowe dukurikiranye, ni ukuri ubuzima bw'iyi si buragoye. Kano kanya nimba ubashije kwishyura inzu cyangwa ufite n'inzu yawe, dushima Imana kuko ndashima Imana, kandi igiye burya hari n'ukuntu nshima n'abantu. Nanone mperutse kurwara malariya. Malariya irandembye pe. Narifashe ndagenda ndyama ku muhanda gutya. Umusore umwe yaraje ungana nk'uyu nguyu wambaye umupira w'umweru. Ati bite mukecuru? Nigenda arwaye. Ati wafashe ute? Ni malariya. Ati irwaye igihe kingana iki? Nambwira nti malariya nyimaranye ibyumweru 2 kubera kutagira kirengera nkabona amafaranga. Yarifasha aragenda ngurira imiti mu gisimenti y'ibihumbi 3 ibinini by'umuzenguruko. Yarafasha amafaranga 10,000 arahemba ngo ibihumbi 10. Genda ujye unywe ibinini
ushyiraho n'agakoma niko nabikoze ndakira pe ni ukuri urumva ko ari mu rwego rwo handi rwo hirya ni abana nyine ni umuhungu umwe yabinguriye bose numva ndishimye cyane ndamushima ni umwana muto w'umusirimu n'ubu tuvugana njya nsenga Imana mvuga nti Imana ishobora byose uriya muhungu wamvurira malariya uzamuha imodoka Range Rover yoko mana niyo namusabiye birumvikana cyane rwose n'umuntu cyabivuga Imana izayimuha kandi abantu bafite umutima w'urukundo rega nta kuntu Imana itabitaho ukuntu yagenze agenda gake gake muri inyuma gake gake ntwara nk'umubyeyi nkaho namubyeyi mbese yego mama atazi n'igise cyanjye utazi igise mva yewe cyo numusabira no kuza izamuha Range Rover Imana izayimuhe nawe nimba dukurikirana kuri Tuza Official yumve yuko umubyeyi yavuje Imana izamuha Range Rover ni ukuri kandi n'umuntu wari wese ugira umutima umuntu ugira umutima wo gufasha umuntu ikintu cyiza gishoboka ku bana bakiri batoya bose igibaha imigisha mwambare neza kandi muzajye Imana izabahe n'amamodoka kwanza n'ikimusabira turayakiriye mu izina rya Yesu mutarabona imodoka azabone byibura na moto agenda mu muhanda ngiye mubona numva se nawe bajye babasharega no kuguhara nanjye bampera ifuti banagutwara erega babonye ngiyo migisha basabira nta nubwo wakongera kuzunga ntabwo nasubira yose ntabwo wasubirayo ntabwo nshobora gusubira kuzunga Imana ibakoreye nk'ibi ngibi ngo twicaye ngaha ntimuje muri abana batanu njye mbasaba ikintu cyiza cyabageraho ku Mana wumva se turacyakiriye mu izina rya Yesu dukomeza rero mu kiganiro cyacu tugomeza tukubwira ngo wihangane ubuzima bw'isi niko bumera ariko n'ubundi natangiye nkubwira ngo iyo umuntu agihumeka akiri kuri iyi si Imana ifite ibintu byinshi iri kumutegurira ushobora kuba rero wageze hano kuri Tuza Official ari Imana ihakugejeje kandi ndakeka ko n'ubundi ari Imana ihakugejeje ni Imana ihangejeje ni Imana ihakugejeje nukuvuga ngo Imana yabakoreje murazana mwe muramvuga buti uyu mukecuru atwicara impanda tuganiriza yego ugomba kutuganiriza kandi dukurikirwa n'abantu benshi cyane abo hanze y'igihugu abo mu Rwanda abantu benshi cyane ntago wabura ugutera inkunga kandi rwose inkunga yo tukayikusanya tukayigezaho ari uwatanga 500 tugatanga inkunga yawe tukayikugezaho nta kibazo haleluya none se ubundi ufite telefone ntayo mfite mama nta na nimero umuntu yakubonaho nta nomero umwana wanjye yazima rero kubera no kwiruka nka gutya akabagiye mpfundika ku mwenda zikaba zitakaye n'agashakoshi ngira nta kibazo birumvikana uwashaka kugufasha uwo ari we wese niyo yatera comment tukongera tugagutumaho mu kiganiro ugatanga nimero umuntu yakubonaho kuko abantu b'iki gihe kwizera biragoranye bishobora kuvuga ati dushobora kuyaboherereza bakakoresha ibindi si byose ndabeshya ariko dushobora gutera comment bakikusanya tukagaruka kukureba mu kiganiro ukavuga nimero twakubonaho hanyuma tukazagaruka rero dore ko nzabikora nzafata nomero z'umwana wanjye nzibaye yego ubwo nuko muzavuga na Fiona yego nta kibazo Fiona afite telefone ni nawe wabyaye nawe nabyaye ese Fiona afite umugabo afite umugabo ni byiza cyane kandi nawe ujye ukomeza ubasengera Imana nyine bakomeze ariko umugabo wawe ntago mubana cyangwa yaratabarutse umugabo wanjye ntago yatabarutse n'igihe wamubwiye nti genda ujye iwanyu mvire mu bana mu gihe utabaha amahoro wasinze ngiye wirukana umugabo nirerero abana none se yavaga gusinda agafata abana agakubita nta kintu na kimwe abahaye atanabahahira ntago yahahaga nibyo nahaga ari igihe nahaga umuceri nankigira amafaranga agafata umufuka w'umuceri akagurisha ibaze urumva wa mugano ndavuga naho kugira ngo uzanyicishirize abana banjye inzara ejo bazabona njya gufunguza kandi mu gihe kidakwiye bareke mbirerere menye uko bakuru birumvikana ubu abiwabase cyangwa ari mu Ruhengeri yagiye mu Ruhengeri birumvikana mwihorere nyine wirerera abana kandi bamaze no gukura amatekereza amaze gukura nimba ufite abuzukuru nta kimana itakoze hari kimana itakoze rwose pe nanjye naremeye ndikaranga ndavuga n'ibi byose ndera abana banjye atazumva ngo nafunguje nahabwa n'ubishaka utabishaka akabyihora kubera ko jewe namenye ubuzima ubwiza byose nigeze mbigeramo yego naciye mu buzima bwiza igihe kiragera cyuko kubera kurera yenyine ndagwa nyine birumvikana kurera wenyine biravuna kandi urera n'abana bakiri batoya ariko ubwo bamaze gukura bari batoya bavutse ari inkurikirane
mama nta kundi wihangane gusa Imana iragukunda Imana iragukunda kandi n'abanyarwanda muri rusange Imana iragukunda nzi ko Imana inkunda mu buryo bwose bushoboka nta kimana itankorera ndatoraguza simburare oya humura no gutoraguza bizashira Imana izaguha icyo gukora kigaragara humura izabikora kandi kuba uriho ndakeka ko ari cyo gishoro ntacyo ujya ugenda mu gihe ari ibyo ngibyo nyine Imana izajya igufasha humura nyine usenga ntacyo ushobora kubura ntacyo ubundi se ushobora kubona na 200 yumva nanezerewe cyane ukanezerwa nta kibazo akakunyura mwagafatira indazi n'agafatira indazi cyane ya nta kundi rero kuri Tuza Official turabakunda tubazanira ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi ubabaje umubyeyi namwe murabumubona abadukurikiranye umubyeyi w'umukene ufite icyo wamufasha kandi ntago wakibura watera comment tukabahuza cyangwa tukajya kumureba ni ukuri pe kandi ndabizi ko mufite umutima w'urukundo abanyarwanda cyangwa se mbese n'abadiaspora mwese muri rusange mufite umutima w'urukundo ni ukuri umubyeyi mwamufasha akareka kuzunga ngo ni ukuzunga atora amacupa y'icumi akayagurisha nka muri iki gihe turimo aho ibihe bigeze nawe urabyumva gutora icupa ukarigoresha igiceri cy'icumi wa muntu we uri umuntu ufite umutima w'urukundo ikindi utaryamye kugira ngo uzagire amafaranga 400 bikaba ngombwa bakamusohora mu nzu akarara mu gihuru ni ukuri rwose pe birababaje ariko n'ubu sinizera ko nshobora kuba narara mu nzu bitewe nuko ukwezi kw'inzu kwararenze ntaho ndubungu kandi yo kurenze nyine zabavuga ati ndabona ashaka kurya nateka ngateka akababara birumvikana utwo mbona ari igihe nenda kubona nagira nabicana imbabura mvuga nincana imbabura ndi mu kwezi kwiwe urasanga nsohora nabi cyane Yesu ati kubera icyo utetse kandi utaranyishyura urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko nkomeza nkubwira ngo wowe umeze neza jya ushima Imana wowe utameze neza aka kanya nawe ushime ariko ntagahora gahanze ejo uzamera neza nkomeza nkubwira ngo kuri Tuza Official turabakunda cyane utarakora subscribe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu wagira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange hanyuma tukayasoza cyangwa abanyarwanda muri rusange yose ushobora kuvuga ko bakunda gufasha icyo nkundira bano bana pe bagira umutima w'urukundo yego kandi nabo barandeba barambona ukomeze nyine ni byiza wowe uri kumukurikirana aka kanya ushobora gutera comment ushobora kumufasha ushobora gukora buri kimwe kandi Imana ikaguha umugisha nakagaruka rero tuzatubazanira inkuru zitandukanye kuri Tuza Official utarakora subscribe uyikoreshe ya comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi Imana ibaho umugisha yego